Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze. Iyi ni Erickson phone aho ngiye ukomeje gukurikira ndi Erickson. Tumaze iminsi rero twakira ikibazo cy'abantu bibagiwe password yabo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ugasanga Facebook, Instagram, Twitter, email ndetse na Google Drive ugasanga ngo bibagiwe password yabo. Uyu munsi rero Erickson Info twaguteguriye ikiganiro kikwereka mu buryo burambuye uburyo ushobora kwiyibutsa password zawe z'ahantu hatandukanye muri telefone cyangwa se n'urundi rubuga waba waratakaje ariko warigize gukoresha email yawe. Uyu munsi rero tugiye kukwereka uburyo ushobora kugarura password yawe cyangwa ukayiyibutsa bakayikwereka neza. Icyo tugusaba no gukora subscribe, ugakora like, ugakora comment ku kiganiro, utubwira niba ibyo twakweretse koko wabikoze ukabishobora cyangwa se niba hari imbogamizi wagize ukadushyira muri comment tubwira ko byanze tukagufasha. Ikindi niba ikiganiro ubona cyagufashije kandi hari undi cyafasha waba wari ubagiwe password ye yo ku rubuga rwaba rutandukanye rwo rwose yaba email cyangwa se n'ahandi, ukamwohereza iki kiganiro kugira ngo abashe kugikurikira nawe yibutse password ye cyangwa se amagambo banga cyangwa imibare banga. Iyi ni Erickson Info ngewe waguteguriye ugiye no kukugezaho iki kiganiro ndi Erickson. Reka tujyane rero intambwe ku yindi kandi ibyo tugiye kwerekana ubona byakoze udushyire muri comment tubwire ngo byakunze kugira ngo tumenye ko intego twihaye mbere yuko dukora iki kiganiro twabashije kwigeraho. Yes, ikindi mbere ko dutangira iki kiganiro nitumara kukigeza ku musozo uraza kumenya neza yuko koko telefone yawe ari umwihariko wawe wenyine, nta wundi muntu wemerewe kukugira muri telefone. Kuko iyo umuntu afite telefone yawe cyangwa se azi password yawe ukoresha muri telefone aba ashobora kugera kuri byinshi bitandukanye, yaba imbuga nkoranyambaga zawe cyangwa se ahandi hantu ushobora kububika amabanga yawe. Irinde rero, urinde telefone yawe kuyitanga impande zose cyangwa se kwerekana password yawe ya telefone, kuko ufite telefone yawe aba afite n'ubuzima bwawe bw'ibanga. Rinda telefone yawe rero uyishyira kure kugira ngo iki kiganiro numara kukibona umenye yuko mu gihe umuntu afite telefone yawe ashobora kubona amabanga yawe yose by'umwihariko password. Rinda kure rero telefone yawe cyangwa se uyihe umuntu wizeye, uretse ko nta n'umwizerwa ku mabanga y'umuntu. Reka tujyane rero intambwe ku yindi. Icyo Erickson Info igufasha kumenya ni ukumenya uburenganzira bwa telefone yawe ndetse ukamenya n'itegeko rigenzura amabanga y'umuntu ari byo twita privacy. So telefone yawe rero ni privacy, yirinde kure kuko nyuma y'iki kiganiro uraza kubona ko umuntu agufitiye telefone aba agufite wese. So rinda telefone yawe rero uyishyire kure kandi imibare yawe banga ibe ari imibare ikomeye. Reka tujyane rero urebe uburyo ushobora kwiyibutsa iyi mibare yawe y'ibanga waba waribagiwe ku mbuga nkoranyambaga zose. Yes, welcome. Yes, ikaze rero. Uyu ni Erickson nk'ibisanzwe. Iyi ni Erickson Info. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ushobora kwiyibutsa password zawe muri telefone. Password waba warakoresheje kuri social media zose cyangwa se imbuga nkoranyambaga, password waba warakoresheje kuri email ndetse n'izindi mbuga zose waba ufite muri telefone ariko utazibuka password yazo. Uyu ni Erickson, icyo nkusaba no gukora like, share, ukibuka gukora comment, subscribe, byose kugira ngo no mu bindi biganiro byose tuzabe turi kumwe ndetse tuzakomeze kubana mu bindi biganiro byose bitwungura ubumenyi kuri Erickson Info. Uyu rero ni Erickson, icyo nkusaba no gukora subscribe kugira ngo dukomezanye. Yes, turinjira rero, turaza hano dusanzwe dukura imbuga zacu cyangwa se application, twinjire muri setting ya telefone yacu. Nitumara kugera muri setting, twebwe icyo dushaka nahanditse Google. Turamanuka muri telefone yacu kugeza tugeze ahari Google. Dore ngaha rero, dore ngiyi Google. Hasi handitse ngo service and preferences, niho tuzinjira ahanditse Google. Nitugeramo turasabwa kujyamo twafunguye internet yacu cyangwa se dufiteho MBZ. Yes, byafungutse. Aho dushaka rero nahanditse password manager cyangwa se ubugenzuzi bw'imibare y'ibanga muri telefone yacu. Imibare y'ibanga cyangwa se amagambo y'ibanga, password manager. Turajya rero ahanditse save and manage your password to sign in on any device. Aha rero niho turi bujye, niho dukeneye kujya kwiyibukiriza imibare yacu cyangwa se amagambo yacu y'ibanga twakoresheje ku mbuga nkoranyambaga nyinshi. So turaza hano kuri password manager, twinjire.
turahasanga imbuga zitandukanye biterwa n'izo wowe waba warakoresheje muri telefone, ariko ngiye mfitemo facebook.com, mfitemo live.com, mfitemo microsoft.com, mfitemo Mount Kenya University, mfitemo nesa.gov.rw, nkagiramo na Twitter cyangwa se iyitwa x.com. So aha rero muri izi mbuga zose ngiye kwibutsa password naba narakoresheje kuri Twitter, ariko ntarakomeza izi application dukoresha dufata amavideo yo muri telefone cyangwa se screen. Iyo ugeze kuri password cyangwa se aho usabwa password irijima, nta kintu ubona. Ni uburyo zikoze ku buryo niba usabwa password ntago bayikwereka, ahubwo taburo irijima. Ubu ni mu buryo bwo kugira ngo abantu batabasha kubona imibare y'umuntu yibanga mu gihe bari gukoresha izi application. Muri hangana rero ningera kuri password nta kintu muri bubone muri screen, ariko namwe nimwe mwahageze mu matelefone yanyu murashyiramo password musabwe. Shobora kuba fingerprint cyangwa se ikaba patena cyangwa se indi password ukoresha. So tugiye kwinjira rero, ngiye kwinjira muri Twitter. Dore ngiyi ngiye kuyinjiramo, aho ndi bugere bakansaba password. Iyi screen irahita yijima nta kintu mubona, ariko mwe nimuhagera muhashyire password zanyu. Ndinjira rero muri Twitter. Ubu bansabye password nkoresha, niba ari fingerprint cyangwa se patena, ngiye gukoresha fingerprint. Yes, ubu namaze kwinjira. Icyo ndi gusabwa, banyeretse izina nkoresha kuri Twitter, banyerekana password. Rero aha ngaha icyo ndi bukore, niba ndi gusabwa password kugira ngo mbashe kuyimenya, ndakora kuri kano kajisho. Aka kajisho ni nkakora bahita banyereka password koko nakoresheje kuri Twitter. Nagakozeho, ariko mwebwe ntago mwabibona kuko banyeretse password yanjye kuri screen buharijimye kugira ngo mutabasha kumbonera password. Ariko mwebwe niba mwakoresheje amabwiriza, ubu password zanyu ndabizi ko mwazibutse, mwamaze kuzibona. Yes, nguko rero uko ushobora kwiyibutsa password ndetse ukaba wanayihindura cyangwa se ukanayisiba. Nubwo buryo rero umuntu yifashisha kugira ngo abashe kwiyibutsa umubare y'ibanga yakoresheje ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yes, iyi ni Ericsson rero. Niba wabashije kugira icyo ugeraho wiyibukije umubare wawe w'ibanga ari wibagiwe, nizere ko twajyanye step ku yindi kandi abashe kubikora. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu ni Ericsson Info, uyu ngumwe mukurikiye mu ijwi ni Ericsson. Yes. Yes, reka nizere ko twajyanye intambwe ku yindi, step ku yindi, kugira ngo tube twakoze ubu buryo bwo kubasha kwiyibutsa password. Reka niba wabikoze bikaba byakunze, duhure muri comment utubwira ko byakunze, kandi niba bitakunze utubarize muri comment. Kandi niba iki kiganiro ubona hari undi cyafasha, wibyihererana kimwoherereza kimwe nko kuri WhatsApp cyangwa se umuhe link yacyo. Uyu ni Ericsson. Reka nizere ko byakunze, kandi niba byakunze usige like, ukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro by'ubutaha hatazagira ikigucika. Uyu ni Ericsson, ngewe wagukoreye ikiganiro, naho iyi ngiyi warukurikiye ni Ericsson Info. Reka tuzabane mu bindi biganiro, umakinga sure neza ko wakoze subscribe. Yes, thank you.